Yes, mwiriwe neza, nizere ko umeze neza. Twongeye kuba ikaze hano ku muyoboro Onebo Opportunity Hub Rwanda, nkuko mubyumva ni Onebo Tumwesige, nkaba ngiye kubagezaho amakuru ashyushye ameze neza adasanzwe. Rero niba wowe ufite amanota 50 kuzamura regardless igihe wasoreje maybe 2022-2023 ukaba ushaka kwiga kaminuza especially hano muri kaminuza ya East Africa University Rwanda iherereye Nyagatare ndetse na campus yayo iherereye Kigali Remera, ino video irakureba. Reka tugendane turebe ati ese ni ino scholarship yatanzwe na East Africa University Rwanda ni scholarship imezite, ese ikwishurira gute, amasomo wakwigamo na yahe. Ibyo byose turaje tubirebe neza. Turanifashisha itangazo ryakoreshejwe muri January intake, kuko ino ni May intake. Hasige aya mahirwe duhite tuyafatiranya twihuse. Mbibutsa yuko niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Onebo Opportunity Hub Rwanda, uraza gukora subscribe, share ndetse utere na usigo na comment. Ikindi, niba udakoze kunzogera ntabwo witega kuzabona amakuru y'ubutaha. Hari abantu benshi mujya mumbwira ati no twakoze subscribe ariko bishyuza amakuru tujya kura tugasanga tubibonye nyuma. Ikibazo nuko nyine ubutakoze kunzogera kugira ngo uzajye utubona notification. Ikindi kiza hano twebwe ino scholarship rwose ntuza kuyibona. Hari abantu mubona ama scholarship nk'aya ngaya mugatinya kuva ati none se amafaranga yo gukora application turayakura he. Wowe nuza kubona ibyangombwa bifite, twebwe turaza kugufasha just for free, nta mafaranga tukwaka. Wowe uvuga ati byangombwa ndabibonye. Turabizi yuko bamwe kuyibona biba byanagoranye, ushobora kujya kubifata kwishuri bamwe bakanabikwima, ariko igihe wabibonye uhita bituzanira bati Onebo nge nabibonye, ubundi bintu bindekere iminota 5 yonyine mba nabasha gukora application, ibintu bikagenda neza. Rero tugiye kuza turebe hano. Ubwo nukuvuga ngo nimero uza kuyikenera rwose ntabwo tugenda tutayibahaye, isigara kuri screen zanyu. Hano video irangira tubasigiraho nimero. Iyo nimero wowe niyo utwandikiraho kuri WhatsApp cyangwa ukanayiduhamagaraho, asige tukaba twagufasha. Rero tugiye kuza kureba ati ese wemerewe gukora application ninde, asabwa iki, deadline ya application ni ryari. Ariko yo hano murahita munabibona ko ari kuri 23 ukwezi kwa 4, murumva hasigaye hafi kwezi kose. Rero hano tugiye kuza turebe ase uwemerewe ninde gukora application. Ubundi iyi kaminuza niki, ni yihe ku bantu baba batanayizi nabyo reka tubanze tubirebeho. Ubu ni ukuvuga ngo ino University East Africa University Rwanda offer a merit-based scholarship for various undergraduate intake including upcoming May 2026 session. Murabona ko rwose hano uje ugasearchinga bisanzwe bahita bakwereka ko itanga ama scholarship harimo niyo muri May iyi ngiyi tugiye gukora application. This scholarship are designed to make quality education accessible by reducing or eliminating tuition cost based on academic performance. Hano murabyumva neza, ino scholarship yiri kigamije iba ije kuba yagabanya minerval wakishyuye cyangwa se ikanayikuraho yose kugira ngo ubone uburyo ki wakiga. Scholarship category hano scholarship batanga inshuro nyinshi ibiri mu byiciro bitatu, aho ushobora kwishyurirwa 100%, aho ushobora kwishyurirwa 50% cyangwa se ukishyurirwa 25%. Byose biterwa na examen iba yakozwe. Rero ama program ama campus ahari, hari Kigali campus iherereye i Remera, Gisimenti hari na Nyagatare campus. Rero tugiye kuza turebe eligibility requirement. Reka tuze turebe byose ati ese biba bimeze bite. Ariko murabona yuko hano n'ubundi babivuze eligible requirement: qualified must have higher senior 6 certificate. Birumvikana ufite irangamuntu yawe. Urumva rwose ibi bintu niyo madokima yonyine aza kuba akenewe. Rero tudatinze tugiye kuza turebe ati scholarship itangazo ubundi batanze niri. Murabona yuko rwose hano kuri East Africa University Rwanda X account yabo amasaha 12 ashize. Yes, kuko iri tangazo barishizeho ejo nimugoroba saa 1:38 niho baje baravuga ati scholarship for May intake is now open. Apply here. Hano bashizeho link yo gukora application deadline nayo bahise bayimentioninga barayivuga neza. Ubwo ni ukuvuga ngo hano wowe iyo itangazo gutya ryasohotse uhita ugerageza ugahita ukora application mu wa mbere, kuko nka gutya uri kwa applyinga ukabunda baguhaye application ID cyangwa se reference number, ukabona wenda harimo nka 3
15. Inshuro nyinshi bivuze ko wapurayinze uri 3,315. Ikiza wowe ubikora mbere kuko inshuro nyinshi urumva application niba ugiye kwapurayinga ukapurayinga uri 10,000 hari igihe umuntu wapurayinze ari wa 20 abakurusha amahirwe. Rero tugiye kureba hano muri itangazo ntabwo bigeze bavuga amasomo arimo, ariko amasomo n'ubundi nidufungura ino application link turaza guhita tubona ayo bashize muri system aba rero tuba twakifashisha kugira dukore application. Noneho ikindi turebye nko kuri ku itangazo bakoresheje kuri January intake, hano murabona ko program zari zihari zose ni muri bachelor degree. Hari bachelor in leisure tourism and hotel management, hakaza film making and film production, hakaza industrial arts and design, hakaza business administration, mass communication and education. Education hano haba harimo amasomo menshi. Nanone iyo umvise education ushobora kuba ushaka kwiga education ariko ntabwo aba ari ikintu kimwe, haba hari ibintu byinshi cyane. Ubwo tugiye kuza turebere hamwe ati ese nidufungura application link turaza gusanga bimeze bite, tubanze turebe ati ese byifashe gute. Ako hano ni ukuvuga ngo nkwibutsa yuko ugomba kuba ufite diplome yawe, ukaza kuba ufite na high school certificate. Ubwo twebwe reka tuze turebe application link kuyigeraho nta bundi buryo nta bundi buhanga. Wowe uraza ufungure ino link dufite hano. Iyi link nuyifungura iraza guhita ikugeza kuri iyi ngiyi neza. Ubwo ni ukuvuga ngo nugeramo hano urabanza urebe ni scholarship koko, kuko hano haba hari uburyo bubiri. Hano ushobora kuza kwa applying for scholarship cyangwa se ukapplyinga muri me intake bisanzwe zishura private, byose birakunda. Ubwo ni ukuvuga ngo wowe hano uzaza uhitemo, hano ubona hari scholarship, haba hari n'imiss irimo iribara. Urabona hano tugeze ku munsi, hasigaye iminsi 26 n'amasaha 15. Ugomba kuza kuba ubireba neza yuko ariyo. Ubwo ni ukuvuga ngo hano muri application wowe uraza ugende ushiramo imyirondoro bisanzwe, amazina yawe uyashiremo neza. Hano uzushiremo irangamuntu, imibare uyandike bisanzwe, uselecting gender, noneho ushiremo nimero ya telefone na email birumvikana. Ibyo nibyo bintu by'ingenzi, address zawe nyine umuntu ashobora kuba yagira iki yagukontaktingaho. Noneho hano uze ni ibintu bya sector address, ni ibintu biba bitagoye. Uzuhitemo ahantu mutuye, wenda niba ari Bugeshi uhitemo nyine bijyanye n'ahantu utuye, gusa byose ni ibintu biba bitagoye. Wowe uraza ugahitamo n'igihugu cyawe Rwanda, asigaye uraza hano iyo ugeze hano kuri campus uhitamo campus ushaka. Ubwo ni ukuvuga ngo campus rero uhitamo bijyanye n'ibyo uziga hano biherereye. Yenda hano ibintu byinshi biba biri Nyagatare, vayo uhitemo hano Nyagatare. Iyo usoje uraza hano kuri option, select option. Ubwo iyo selectinze hano option niho bakwereka ya masomo arimo. Rero reka tuyarebere hamwe. Hano ni Bachelor in Business Administration, Bachelor in Education, History and Geography. Ku bantu baziga education harimo History and Geography. Hakaza Bachelor of Education in Mathematics and Computer Science. Hakaza Bachelor, ubwo hano ni ku bantu bize mese n'ibindi, Bachelor of Education in Mathematics and Physics. Hakaza Bachelor of Industrial Arts and Design. Hakaza na Bachelor of Leisure Tourism and Hotel Management. Ubwo waba ushaka kwiga muri aya masomo hano bashize muri systeme, ukaza ugahita ukora application, kuko urumva ntabwo waba ushaka kwiga ibindi utari buze gukora hano, kubona hano muri systeme ngo bigukundire. Ubwo hano wowe ikintu cya mbere uza gukora urauploadingamo copy yawe ya national ID, ushiremo certificate yawe yo muri NESA cyangwa se ushiremo diplome ni wifite, warangiza wa uploadingemo na ino document ya bank repayment of 5k and fundable application fees. Ushira kuri ino konte ibibaruye kuri East Africa University Rwanda, ugenda kuri bank bakayagushiraho nta kindi. Ubwo hano ni ukuvuga ngo document upload must be PDF or image format and try to upload readable files. Ubwo ni ukuvuga ngo hano aya madokima wowe uzashiraho. Ikiza PDF ni ibiri nziza. Ese PDF ni iki? PDF ubu ni ukuvuga ngo ni portable document file, aho bari document ibiri clear, imeze neza, igaragara, ujyana bakagusikanira cyangwa se ugakoresha scanner za telefone like Google Lens cyangwa se Cam scanner, ku buryo document yawe ibigaragara neza. Rero tudatinze reka tubasigire nimero uza gukenera ubufasha, aze kuba yatubona
bitagoye. Nimero zacu mushobora kutubonaho, ako hari na nimero hano baba batanze mwebwe mwakenera kugira ibintu mubaza mukaza kubabaza kugira ngo bitaza kwihuza. Aya manimero ubona hano uba wayahamagara igihe ugiye kubaza ikibazo kuri no kaminuza. Noneho twebwe nimero tugiye kubaha ni nimero waba ukeneyeho ko tugufashiriza gukora application. Ni 072 rero 71 85 042 Mr. Onebu ngewe 072 71 85 042. Bibutsa yuko application link tuba twashyize muri description, ujyamo ukayireba. Waba ukeneye ko tugushira muri WhatsApp group yacu duhuriraho dusharinga amakuru nk'aya ngaya, uranyandikira ati Onebu nshira muri groupe, ibyo byose mpita mbikora news. Rero niba aribwo bwa mbere rwose wari ugeze hano kuri Onebu Opportunity Hub Rwanda, akora subscribe, share and comment. Urumva ko hano ni ibintu by'ingenzi cyane, kandi ko ufite amanota 50% ukajya kwiga kaminuza ni ibintu agashimiye Imana, kuko abenshi babyagiye bigorana bitewe n'uburyo ki bigenda bihinduka mu buzima bwa hano hanze. But just kuba ugize amahirwe yo kuba wabona aya mahirwe, yagerageze byihuse urebe ko byaba impamo nawe ukagenda ukajya kwiga muri kaminuza, dore ko abenshi twabashije gufasha mbere ubu basoje batasheje ubundi basoje igihembwe cya mbere muri January Intake. Urumva ko ari ibintu byiza cyane. Urumva ko subscribe ni inkunga ikomeye kuri twebwe ndetse no kuri wowe ndetse no kuri community muri rusange. Asigaye amakuru igihe ubonye utayakeneye ugahita uyahereza abagenzi bawe bakayabyaza umusaruro. Rero nimero zacu mwazibonye, n'ibindi byose bikenewe mwabibonye. Application ubona ayishoboye aze guhita yifasha, cyangwa se atubwire tumufashe byose, kuko twebwe just for free kubafasha n'ubuntu, kandi ikidushimisha no kubona yuko wagezeyo. Thank you very much, mukomeze mugubwe neza.